nkubwiriye ukuri kose kw'Imana, mu gihe ufite abantu utarababarira, igihe cyose utarababarira, umenye ko yari bariyeri, izo ni dodani zubatswe imbere yawe zizatuma utagera ku byo wari kugeraho vuba. Impamvu ahantu wari kugera mu myaka 3 uzahagera muri 7 bitewe n'izo dodani zitaravaho, kugeza igihe uzagera ahantu nubimenye ukababarira. Imana rurema ihita igira gute? Ihita ivuga toke reka nongere vitesi kubita amasezerano yihuta yari yafunzwe n'iki kintu. Yesu yaravuze Mariko 11:24, nimutababarira abandi namwe ntimuzagira gute? Mbabwira kanshuti mu nyumva abakristo n'abera b'Imana, kubabarira si inyungu zubabarirwa, kubabarira ni inyungu yubabarira. Kubabarira ntibisaba ko bansaba imbabazi, kubabarira ni ukugira ngo nibohorere ubuzima bwanje n'ubugingo bwanje. Kubabarira ntibisaba ko bazinsaba, kubabarira ntibisaba ko bazemera, kubabarira ntibisaba ko banamenya ko nababariye. Kubabarira gusa ni ihame rimbohora njyewe bigatuma mbaho neza. Murabyemera tuvuge haleluya? Abo utarababarira bose, abo bakurimo, impamvu uzubarota, uzubatekereza, uzubagendana urabafite. Niyo uri mu muhanda, niyo uri muri wafashe taxi, buri uba wicaranye nabo ubafite bose. Amahoro rero uzaruhuka ari uko bariya bose wabashize ku ruhande. Nimubabarira babahemukiye na so mu ijuru azababarira. Icya kabiri, iyo wababariye ubuhaye Imana urugamba, Mana so ubaho umugisha cyangwa ubakora ibyo ushaka. Ngewe basabiye umugisha, nta by'intambara n'ibindi, ndi umwana w'Imana. Imana ibategeka nabo kwihana, iyo batihanye irabarwanyayo. Akanimba mukumvishe tuvuge haleluya. Aha, ico okay mbarizo kwegereye, urumva umutima urababarira cyangwa uracabikomeye? Uzababarira cyangwa uracabikomeye? Ngewe narababariye.